Mwaramutse, iki gitondo dusome mu gitabo cy'Abaroma igice cya 8, turahera ku murongo wa mbere. Handitse ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu, kuko iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamere iteka, kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusozwe muri twe, abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka, niba umwuka w'Imana aba murimo. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Niba Kristo aba muri mwe, nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha, umwuka uba ari muzima kubwo gukiranuka. Ariko niba umwuka w'iyazuye Yesu aba muri mwe, yazuye Kristo Yesu izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Nuko rero bene data, turimo umwenda ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo, kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Dusoreje aho umurongo wa 14. Muri iki cyumweru twatangiye kuganira ku ngingo y'amategeko n'abanyeshuri, bituma ngira umwanya wo gutekereza ku mategeko y'Imana. Ubundi amategeko y'Imana atandukanye n'amategeko asanzwe. Hari ibintu byinshi atandukaniyeho, ariko igikomeye ni uko amategeko y'Imana, iyo wishe itegeko, igihano kiba ari kimwe. Wakwica rimwe, wakwica abiri, uhanwa nk'uwayishe yose. Igihe mu isi buri tegeko riba rifite igihano cyaryo. Mu mategeko agenga za leta ashyirwaho n'inteko zishinga amategeko z'ibihugu, igihano kinini kibaho ni icy'urupfu mu bihugu bimwe na bimwe, ndetse ko cyagiye gicibwa ubu, akenshi kinini kiba ari icyo gufungwa burundu y'umwihariko. Ariko ku Mana igihano kibaho ni kimwe, ibihembo by'icyaha ni urupfu. Nimba umuntu yishe itegeko ry'Imana aba agomba gupfa. Ariko ikibazo ni no kwibaza ngo ese ikibazo ni ukuryica ubundi? Hari umuntu se utarica itegeko ry'Imana? Mu by'ukuri tuvuka twarisha amategeko y'Imana, ahubwo igihe tumara kinini kiba ari igihe cyo kutamenya no kudasobanukirwa. Tumeze neza nk'umugore wafashwe asambana, kubera ko kuba yarafashwe ari umugore ntibivuze ko aribwo yari abaye umusambanyi. Ariko kuva akiri mutoya agakura akaba umwangavu, akaba umukobwa,
kugera aho abaye umugore n'ubundi yabanaga n'umutima w'ubusambanyi. Muri Mariko igice cya 7 aravuga ngo mu mitima y'abantu niho hava imigambi mibi. Umuntu avukana uyu mutima rero wuzuyemo imigambi mibi, akawukurana akabana nawo, ariko igihe kimwe uyu mugore yafashwe noneho asambana, bituma abafarisayo n'abanditsi bifashisha itegeko rya Mose, nk'uko muri Yohana igice cya 8:5 bavuga ngo Mose yadutegetse gutya. Rero iri tegeko Bibiliya ryita itegeko ry'icyaha n'urupfu. Ni iry'icyaha kubera ko rigaragaza icyaha kandi rikanasobanura yuko umuntu wagikoze aba ari umupfu. Ariko isomye urwa mbere rwa Yohana avuga ko icyaha cyose ari ubugome, kandi abantu bose aho bava bakagera bagomeye Imana. Niyo mpamvu usanga ubuzima bwabo bwose bwaba bwuzuyemo kugoma. Yohana urwandiko rwa mbere igice cya 3 umurongo wa 4 handitse ngo umuntu wese ukora icyaha aba agomye, kandi icyaha nibwo bugome. Muzi yuko uwo yerekaniwe gukuraho ibyaha kandi nta cyaha kimurimo. Umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Bana bato, ntihakagire ubayobya. Ukiranuka niwe mukiranutsi nk'uko uwo ari umukiranutsi. Ukora ibyaha ni uwa Satani. Kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo Umwana w'Imana yerekaniwe ni ibi: ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Usomye uru rwandiko ubona neza ko umuntu asa n'urimo ibice bibiri. Hari umuntu ukora ibyaha, hakaba n'udakora ibyaha. Ese umuntu ukora ibyaha ninde? Udakora ibyaha ninde? Biravuga ngo umuntu wese ukora icyaha ni umugome. Aba agomye kubera ko icyaha ari ubugome. Ariko ugakomeza uvuga ngo uwo ukora ibyaha ni uwa Satani, kubera ko uhereye mbere na mbere Satani niwe ukora ibyaha. Ku rundi ruhande avuga ko umuntu wese uguma muri Yesu Kristo adakora ibyaha. Aha rero dushobora kwibaza ngo ese uyu muntu ukora ibyaha ninde? Ese uyu udakora ibyaha we ninde? Niyo mpamvu mu Baroma igice cya 8 hatandukanya amategeko abiri. Aravuga ngo abari muri Kristo nta teka bazacirwaho, kubera ko hari itegeko binjiyemo biyita ngo ni itegeko ry'umwuka w'ubugingo wo muri Kristo. Bitandukanye n'iri tegeko ry'ibyaha n'urupfu. Mu murongo wa 2 aravuga ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Ni ukuvuga ngo umuntu ava akagera avukira mu bubata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu, nk'uko uyu mugore yarivukiyemo akarikuriramo. Ariko kugeza igihe yahuriye na Yesu Kristo ntabwo yari azi itegeko ry'umwuka. Ntiyari azi uburyo ashobora kugira ubugingo cyangwa se kubaho adakora icyaha. Kuba Mose mu mategeko rero yari yarategetse abantu kwicisha amabuye abakoze icyaha nk'icyo uriya mugore yari yakoze, ntabwo mu by'ukuri ari Mose wabitegetse, ahubwo ni Imana. Imana yatanze amategeko
akubiye mu ngingo imwe twakwita itegeko ry'icyaha cyangwa se ry'ibyaha n'urupfu, ariko Imana icyo yari igamije ni uko abantu bamenya ngo twavukanye icyaha, twavutse turi aba Satani, niyo mpamvu nubwo twaba tutabishaka twibona dukora ibyaha, kubera ko umuntu ukora ibyaha wese ni uwa Satani. Ariko ku rundi ruhande kwari ukugira ngo Imana iturememo umutima wo gushaka ubuntu bw'Imana, kubera ko Kristo yari yaraje azanye ubuntu n'ukuri, kugira ngo abantu bose bamenye uko kuri, babashe kubaturwa muri bwa bubata bavukiyemo bw'itegeko ry'icyaha n'urupfu. Niyo mpamvu umurongo wa 3 uvuga ngo kuko ibyo amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha bicira ibyaha bya kamere bw'iteka. Uyu munsi hari abantu biciraho iteka, bishize nari mbabwira ko umuntu abaho afite amabuye yo kwitera ubwe, yishinze ibyaha avuga ati ndareba ngacumura, natekereza ngacumura, ariko ku rundi ruhande akaba afite n'amabuye yo gutera abandi, kuko unagira amaso yo kureba abandi cyane kuruta uko yakwireba. Cyakora iyo umuntu akiri umunyabyaha nawe ubwe ntabwo aba atuje, kubera ko nawe akomeza kwitera amabuye. Amategeko rero yabereyeho kutugaragariza no kuduhishurira icyaha, ariko si yo adukiza icyaha. Ubushize nabaha urugero rw'indorerwamo, hari abayita ikirori, kuvuga ngo iyo uhagaze imbere y'indorerwamo ishobora kugusobanurira ikibazo ufite mu maso aho utabasha kureba, ariko ntabwo yagufasha kuhakesha cyangwa se kuhasukura. Iyo abaganga babuze indwara cyangwa batari kumenya neza icyo umurwayi arwaye neza, nimba yakoze impanuka wenda akavunika, bashobora kumucisha mu cyuma gikoresha imirasire yitwa X, kugira ngo babone neza igufa ryavunitse n'ikigero ryavunitse. Iyo umuntu afite indwara mu mubiri udashobora kubona neza, bashobora gukoresha indi mirasire y'icyuma bita MRI, bakamusikana umubiri kugira ngo barebemo imbere aho amaso atari kugera. Ibyo byose rero icyo bihishura ni ikibazo, ariko ntabwo bitanga umuti. Umuti n'ubundi uba ugomba gutangwa na muganga. Dufite muganga umwe rero, niwe Yesu Kristo. Biravuga ngo uwo mwana w'Imana yarerekanwe kugira ngo amareho imirimo ya Satani. Nubwo amategeko ya Mose yavuga ati ntukibe, ntukabeshye, ntugasamane, ntukagire gutya, ugire gutya, nta na kimwe yashoboraga gufasha umuntu kugira ngo ibyo ngibyo abigereho. Ahubwo ibitandukanye n'ibyo biravuga ngo ubwo amategeko yazaga, aho kugira ngo abantu bige yuko ari babi, ari abanyacyaha, ahubwo yahindutse imbaraga z'icyaha cyari muri bo. Pawulo abivuga neza mu gice cya 7, avuga ngo icyaha kibonye akito mu mategeko, kibonye amahirwe, cyakoresheje amategeko kugira ngo gikorere mu ngingo zacu. Igice cya 7 umurongo wa 8 aravuga ngo ariko icyaha kibonye akito mu mategeko, niko gukorera muri jye kwifuza kose, kuko aho amategeko atari, icyaha kiba gipfuye. Bivuze ngo aho amategeko aje, icyaha cyabaye kizima. Aho amategeko ari, icyaha aba ari kizima. Aho amategeko atari, icyaha kiba gipfuye. Uko rero niko abantu bose bari mu itegeko ry'ibyaha n'urupfu bisanga muri ibyo bibazo. Mu by'ukuri ugatangira kubona ko ari umuntu ufite ubwibone, ufite ishyari, urarikira, ufite umujinya, kugeza aho atoragura amabuye nawe ubwe akaba yayitera
ariko kandi ari nako abantu batera abandi amabuye. Kristo yaje azanye ubuntu n'ukuri, azanye imbabazi kugira ngo aduhe ubugingo buhoraho. Bibiliya yavuze ngo hari ibyo amategeko yananiwe gukora, atari uko afite intege nke, ahubwo kuko intege nke za kamere yacu. Ariko Imana yo ibyo nibyo yasohoje kugira ngo bigende gute? Umurongo wa 4 uravuga ngo kwari ukugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twebwe, abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Ni ukuvuga ngo umuntu wese wumvishe inkuru nziza aba agomba kwitandukanya na kamere y'umubiri. Icyo Bibiliya cyita kwihana. Hari umuntu wa kamere, hakaba n'umuntu w'umwuka. Hari itegeko ry'umwuka, hari n'itegeko rya kamere. Rero ubwo Yesu yazaga, yaraje icya mbere atsinda icyaha, yambara umubiri. Petero yabivuze neza, aravuga ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti kugira ngo dupfe ku byaha, duhereko tubeho ku gukiranuka. Yesu Kristo rero ubwo yazaga yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, ku buryo na wa mugore ubwo yamugeraga imbere ntabwo Yesu yabonaga ibyaha muri uyu mugore, ahubwo yabonaga ko yamaze kubyikorera. Kubera iki? Muri Yohana igice cya mbere tubona Yohana yakira Yesu, aramubatiza. Yohana aravuga ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ntabwo rero mu gice cya 8 Yesu yari kuvuga ngo uyu mugore afite ibyaha, kandi yaramaze kubyikorera mu mubiri we. Ibyo yari yikoreye ni ibyacu twese, harimo n'iby'uriya mugore. Niyo mpamvu atari kubona ibyaha kuri uriya mugore. Yaramubwiye ngo singuciraho iteka, nawe ntukicireho iteka, n'abaguciragaho iteka ubwabo ntabagihari. Niyo mpamvu tuvuga ko Kristo Yesu ari we muganga mukuru. Indwara y'icyaha yabaye mu muntu imyaka yose, itegeko riraza rikayihishura, ariko uyu muntu aba agomba guhura na Yesu kugira ngo abone gukira. Kubera ko abazima atari bo bashaka abavuzi, ahubwo umuntu urwaye niwe ushaka umuvuzi. Iyo abantu bamaze gusobanukirwa ikibazo cy'icyaha kiri mu buzima bwabo, bashobora kwemerera Yesu, noneho akikorera igihano cyabo, akikorera icyaha cyabo, bo bakinjira mu itegeko ry'umwuka. Aha biravuga ngo kuva uwo munsi icyaha gicirwaho iteka. Imana yahisemo gucira ibyaha bya kamere w'iteka aho gucira abantu w'iteka. Ariko ni iki gituma umuntu abaho yiciraho iteka nubwo Imana itamuciraho iteka? Ni uko abantu bagerageza kwikiza. Abantu baracyagerageza kubahiriza amategeko y'Imana nubwo Imana itigeze ibaha amategeko kugira ngo bayubahirize. Ibi bituma bahora bacigatiye amabuye, ariko iki ni igihe cyo kugira ngo abantu barekure amabuye, bashyire hasi amabuye, bakire ubuntu bw'Imana, bakire gukiranuka kw'Imana. Kubera ko nta muntu n'umwe Yesu yasize atikoreye ibyaha bye, kubera ko Yohana niwe waduhagarariye twese kugira ngo amwikoreze ibyaha by'inyokomuntu. Niyo mpamvu Abakorinto ba 2:5 isomye umurongo wa 19 uravuga ngo muri Kristo niba Imana yiyungiye n'abari mu isi, yaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Rero umuntu wese aba akwiriye gusobanukirwa ko nta kibazo afitanye n'Imana, kubera ko muri Kristo havutse itegeko rishya, itegeko ry'umwuka riduhesha ubugingo. Amategeko azana urupfu, ariko Kristo yatuzaniye ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu wa muntu wabagaho mu bubata bw'amategeko, mu bubata bw'icyaha, iyo amaze kubaturwa
ashobora noneho gutangira ubuzima bushya, ku buryo ubuntu yakiriye ashobora kubusangiza abana. Ashobora gutangira kubaho ubuzima butandukanye n'ubwa kamere. Bibiliya yavuze ngo abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Abantu bafite ubwenge buke cyangwa se batarasobanukirwa ijambo ry'Imana, nubwo yaba ari pasiteri ahora avuga iby'umubiri gusa. Ariko nk'uko ubushize twabirebye, umubiri ni nk'igikoresho gusa cyo kugaragaza ibiri mu muntu, kubera ko nk'uko ufata televiziyo, ekara yayo, ukakira amashusho aturutse kuri televiziyo ni nako n'umubiri wakira ibivuye mu mwuka. Nababwiye ko umuntu agizwe n'umwuka n'ubugingo n'umubiri, ariko umwuka niwo ugenzura ibintu byose. Iyo umuntu rero akiri mu itegeko ry'ibyaha n'urupfu, n'ubundi umubiri we nta kindi uzahishura keretse urupfu. Ariko iyo umuntu amaze kwakira umwuka wera, aba atangiye ubuzima bushya, aba atangira kubaho atita ku by'umubiri ahubwo yita ku by'umwuka, kubera ko iby'umwuka ni nabyo bigenzura umubiri. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Icya mbere, umutima wa kamere ikibazo ufite ni ikibazo gikomeye kitabasha gukemuka, ni umwanzi w'Imana. Icya kabiri, ntabwo wumvira amategeko y'Imana, ariko icya gatatu, nta nubwo ufite ubwo bushobozi. Umurongo wa 7 uravuga ngo kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Icyo rero ni ikibazo abantu bakwiriye kumva ko badafitiye ubushobozi bwo gukemura, ahubwo bakeneye kumanika amaboko. Ariko igishimishije biravuga ngo mwebwe ntimuri aba kamere, muri ab'umwuka, ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe, ariko ufite umwuka wa Kristo aba ari uwa Kristo, aba ari uw'Imana. Rero Yesu yaraje kugira ngo aduhe ubugingo buhoraho, aduhe ubuzima bushya. Murongo wa 11 haravuga ngo umwuka w'iyazuye Yesu aba muri mwe. Iyazuye Kristo Yesu izazura n'imibiri yanyu ipfa. Nubwo imibiri yanyu ipfuye kubera ibyaha, ariko umwuka we ni muzima, kandi iyazuye Yesu Kristo izazura n'iyi mibiri ipfa. Ikindi, umurongo wa 10 usoza uvuga ngo turimo umwenda utari uwa kamere, ngo dukurikize ibyo kamere yacu yifuza, ahubwo biravuga ngo dukurikiza iby'umwuka. Uwakiriye ubuntu nawe atanga ubuntu. Mu magambo make rero, amategeko yatubereye indorerwamo, atubera icyuma kiduhishurira uburwayi tutari tuzi, ariko Kristo aduhindukira umuvuzi, aradukiza. Uyu munsi Yesu aravuga ngo singuciraho iteka. Yesu aravuga ngo ndi umucyo w'isi, kandi nawe uri muri jye uri umucyo w'isi. Ntabwo ushobora kugendera mu mwijima ukundi, ntushobora gukora icyaha ukundi, kuko utari uwa kamere ahubwo uri uw'umwuka. Biravuga ngo iyazuye Kristo Yesu izazura n'imibiri yacu ipfa. Uyu munsi wumve ngo izo mbaraga zazuye Yesu ziri mu buzima bwacu, n'imbaraga z'Imana zibasha kuzura n'imibiri ipfa.
rero ni iby'ishimwe rikomeye cyane kuba twarinjiye mu itegeko rishya, itegeko ry'umwuka, itegeko riduhesha kwegerana n'Imana no kubana n'Imana ubuzima bwacu bwose busigaye, dusakaza umucyo w'ubutumwa bwiza ndetse duhesha abantu gukiranuka. Gukiranuka kw'Imana kwarahishuwe, ariko hari abantu bagihishwe uko gukiranuka, bagerageza gushaka gukiranuka kuva mu bikorwa byabo. Twebwe rero biravuga ngo tuyoborwa n'umwuka, kandi abayoborwa n'umwuka w'Imana bose ni abana b'Imana. Abo ngabo barimo umwenda utari uwa kamere, ahubwo ni umwenda wo gusakaza inkuru nziza. Pawulo yaravuze ngo ndimo umwenda, ariko si we wenyine, nawe ni uko, nanjye ni uko. Uwo mwenda rero nta bundi buryo bwo kwishyura keretse kubwiriza ubutumwa bwiza, keretse gutanga ubuntu nk'uko twabwakiriye. Niringiye ko twatandukanya umutima wa kamere n'umutima w'umwuka, ndetse tugatandukana n'umuntu, tugatandukanya umuntu wa kamere n'umuntu w'umwuka, tukamenya icyo umuntu w'umwuka yitaho, ndetse tukayoborwa n'uwo mwuka kuko Imana yamuduhaye. Reka uyu munsi dusoreze aha, reka dusenge. Mana yacu, turagushimiye cyane kuko ibyo ukora byose ni byiza. Guhaga Mose amategeko ngo ayashyikirize abantu, bayibeshyeho, ariko yari afite intego itomoye yo kutwigisha ko twavukiye mu bubata, turi abagome, ariko kandi yari ibanze ry'ibyiza byagombaga kuza, ari we Yesu Kristo, kugira ngo adushyikirize imbabazi z'ibyaha. Waravuze ngo ibyaha byacu n'ubugome bwacu ntuzabyibuka ukundi, kubera ko gushaka kwawe ariko kwatumye twezwa, kandi tukabiheshwa n'uko umubiri wa Yesu watambwe inshuro imwe. Ibyo bihagije iteka ryose. Ni iby'ibyishimo rero ndetse n'umunezero kuba uyu munsi turi mu itegeko rishya, ari ryo tegeko ry'umwuka w'ubugingo, ari ryo ryaduhesheje gucungurwa kw'iteka, tugahinduka abana b'Imana mu buryo budasubirwaho. Niringiye ko rero umwenda dufite wo kubwiriza ubutumwa bwiza, wo gusakaza iyi nkuru nziza, buri wese yawishyura abwiriza ubutumwa bwiza, ntihagire n'umwe ugundira kugira ngo atishyure uwo mwenda, ahubwo buri wese abeho afite uwo mutima wo kumva ko uwo mwenda ntabwo ugoye, uwawuduhaye yaduhaye n'ibyo twishyura, niyo mpamvu tugomba kubyishyura. Rero nta bundi buryo bwo kubyishyura keretse gukomeza kubumbura akanwa kacu tukabwiriza ubutumwa bwiza. Ibyo rero aba ari byo ushoboza umuntu wese wakiriye imbabazi z'ibyaha, kugeza igihe uzagarukira uzasange tukiri muri uku kwizera. Mu izina rya Yesu tubisabye, amen.